Nshuti bakunzi b'urubuga rw'amakuru n'ibitekerezo RNN, twongeye kubasuhuza tunaha ikaze mu biganiro byacu. Nk'uko twabagejejeho mu kiganiro cyacu cy'ubushize, twiyemeje kubatembereza u Rwanda rukataje mu iterambere, twerekana ibyiza byarwo, cyane cyane tugamije kunyomoza ibikunze kuvugwa na babandi bigize nka cya gisiga cy'urwara rurerure kimena inda, aribo bazwi cyane cyane ku kazina k'akabyiniriro k'ibigarasha cyangwa se babanga mwabo. Tutabatindiye rero, ni mutwemerere tubatembereze nanone mu karere ka Gicumbi, aho twaje kwegera umuyobozi wako akatubwira mu magambo arambuye ibikorwa ako karere kamaze kugeraho ndetse n'ibiteganywa mu minsi iri imbere. Nubwo igihe kitabitwemereye, tukaba twarinjiye muri uyu mujyi wa Byumba mu mugoroba w'akabwibwi, kandi tugasanga abo twagiye gusura bari mu nama ikomeye yo kwiteza imbere. Byabaye ngombwa ko tubategereza, ariko twaje kuhagirira ibiganiro bikomeye, twakiriwe neza. Mbega namwe nimwiyumvire uko byari bimeze. Murakoze cyane, wenda naye nabanza mbashimire. Bibiliya mwabonye ni bike, kuko iyo urebye usanga Gicumbi ari akarere kuko kari gutera imbere, gafite ibikorwa byinshi bitandukanye. Yari umuhanda mwakomojeho kuko kuva mu rukomo ugera kuri base wamaze kuzura, urimo waruzi wararangiye. Noneho kuva muri yo tuve mu rukomo ujya Nyagatare, ho tugeze kuri 75% dushingiye kuri raporo y'ukwezi guheruka. Byumvikana ko imirimo yo guca umuhanda ndetse no gushyiramo kaburimbo byinshi bimaze kurangira, aho ubwenda ubona gutunganya zira nkengero z'imihanda. Ariko si uyu gusa, dufite n'indi mihanda myinshi igenda duhuza, ku buryo mu mirenge 21 yose dufite mu karere turagenderana. Iyo ugiye kure hano mu mujyi by'umwihariko, ariko ukahasanga imihanda imwe ikoze n'amabuye, ikoze na kaburimbo, ndetse hakaba n'ibikorwa mu igenamigambi ryacu riri imbere. Hakaba n'indi mihanda myinshi turi gutekereza, nk'umuhanda uva Gakenke ku Gaseke ujya Rulindo. Hari umuhanda uva hariya hafi na Gaseke n'ubundi uduhuza na Gatsibo. Iyo ni imihanda turi gutekereza gushyiramo kaburimbo mu gihe cya vuba. Hari umuhanda uva hano mu mujyi umanuka Ngondore, nawo uzaba ari kaburimbo, ndetse n'indi mihanda hano hari ibirometero byinshi turi gutunganya. Ariko icyo tunashimira cyo nuko iyo mihanda yose ndi kwikomoza izaba inacaniye, icaniye amashanyarazi. Mwabibonye kuva Kigali ujya Gatuna, naho ubwaho hari amapoto yamaze kugeramo, ari gushyira amashanyarazi. Icyo tunabwira abadukurikiye nuko n'ubusanzwe ahantu hose haca amashanyarazi kuriya kuri public lighting cyangwa se imihanda, amatara ku mihanda, na centre yose tugeraho tugomba kuzicanira. Ni ukuvuga ngo ni ugucanira umuhanda, ariko n'abantu bawuturiye bakabona amashanyarazi. Ariko nk'uko mubizi n'ubundi, nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabisezeranyije abaturage, kandi imvugo ye niyo ngiro, muri 2024 abaturage bose bazaba bacana ndava ku mashanyarazi yaba ari sora, ariko twese tuzaba dukora ku rukuta tukaka amatara akaka. Ikindi navuga, wenda mvuye ku mihanda, navuga ku mazi. Irebye mu karere kacu hejuru ya 85% bakura amazi meza mu metero ziri munsi ya 500. Ni ukuvuga ngo umuturage wacu hano kugera ku ivomo, kugera ahantu hakora amazi meza, hejuru ya 85% babona amazi aho hafi. Ariko abenshi bayafite mu ngo, bafite uburyo begerejwe bayabona amazi. Ariko nabwo intego ni 100% muri 2024, cyangwa turi kongera imiyoboro n'ubundi tugamije kwegereza abaturage amazi. Ni henshi rero imiyoboro sinajya kwikomozaho, ariko ikigereranyo nuko gihagaze. Twajya muri serivisi z'ubuzima, naho akarere kacu dufite ibitaro bya Byumba byiza, sinzi niba mwabashe kubisura. Ni ibitaro bigezweho bimeze neza, byaguwe. Tunashima ubufatanye, tugashima n'igihugu muri rusange kuko byaguwe. Tukagera amasantere de santé 28, amasantere 20. Urumva buri murenge mu by'ukuri ufite centre de santé, n'amavuriro meza. Cyako tukagira n'irya Rutare riri ku rwego noneho rwisumbuye, riri kwegera kuba ryajya ku rwego rw'ibitaro, aho n'ubundi izo serivisi nyinshi zibonekera, aho umuntu wese yarwara akaba yajya kwa ayo masantere de santé. Uretse n'ibyo, dufite icyo twita amavuriro y'ibanze, health post cyangwa se poste de santé 71. Ariko yenda nkavuga yuko dufite nko mirenge ikora ku mupaka, nshaka komozaho by'umwihariko dufite izo bita health post ziri kuri urwo rwisumbuye, second generation health post, aho nka Rushaki bafite
health post yitwa Kabo, wagera ku Murindi hariya muri Kaniga hariyo bita Nyarwambu, wagera muri Cyumba hariyo twita hariya Gatuna n'ubundi, noneho Rubaya ikagira centre poste de santé yitwa Gishambashayo. Izo nazo ni poste de santé zegera abaturage zisanga serivisi 24 kuri amasaha 24 kuri 24 iminsi 7, aho umuturage urwaye amenyo, ushaka kubyara cyangwa se kwivuza amaso, ari ibikoresho rwose twumva ko bihagije. Ni ukuvuga ngo rero iyo mwumvise mu buzima dufite ibitaro, tukagira centre de santé 24, tukagira health post 71 nazo zikora, byumvikana ko ndashaka kumvikanisha ko abaturage bacu kugera kuri serivisi z'ubuzima ari ikintu cyoroshye. Biroroshye kubabona serivisi, nta warwara mu rugo ngo abure ahajya kwivuriza. Ariko tunashima yuko n'abaturage bacu n'ubundi nabo kucyo twita ubwisungane, dufite gahunda y'ubwisungane mu kwivuza, aho bitewe n'icyiciro urimo, icyiciro cya 3 n'icya 4 bishyura 3,000 ku muntu, ku cya 3, icya 4 bakaba bakishyura arenzeho 9. Ariko noneho leta ikaba yakishyura abere mu cyiciro cya 2 n'icya 2 kugira ngo nabo babone izo serivisi z'ubuzima. Ni ukuvuga ngo rero twe dufite icyizere cy'uko nta muturage warwarira mu rugo ngo arembe, ariko tukanavuga ko hari n'ibindi bikore mu buzima. Ntabwo se nababwiye ko dufite imbangukiragutabara zidufasha, ntabwo nababwiye ko dufite abajyanama b'ubuzima baboneka kuri buri mudugudu, aho buri wese ashaka kubona serivisi z'ubuzima, kandi twizeye neza ko nta nubwo buhanya mwabona mu baturage. Najya ku burezi rero naho yenda kugira ngo twihuta, ku burezi naho dufite kaminuza nziza ya UTAB, dufite amasegonderi menshi dufatanya n'ibyiciro bitandukanye, ababihaye Imana yaba n'abandi bafatanya ibikorwa benshi dufite. Noneho rero no mu minsi yashize twubatse amashuri menshi cyane dushimira, mu rwego rwo kugabanya ubucucike ndetse naho n'intera umwana yakoraga ava mu rugo ajya ku ishuri. Hari amashuri menshi ubu ngubu ndetse n'ibikoresho bijyanye nayo byubatswe. Icyo tugezeho no kugira ngo dukurikirane buri mwana wese agere ku ishuri. Yenda tukanabwira n'abadukurikiye yuko ubu ngubu umwana si ngombwa ngo atahe kurya saa sita mu rugo, ahubwo duhari gahunda school feeding, aho abana bagaburirwa ku ishuri. Tubifatanya leta hari umugabane itanga cyangwa se amafaranga dutangira, ariko hakaba noneho n'ikindi gice cy'umuturage yitangira. Ariko bitabujije yuko umuturage utishoboye yenda ashobora no gushaka ikindi cyavunjwamo ayo mafaranga. Ariko ubu ngubu umwana wacu barajya ku ishuri saa sita akarya, akaza gutaha mu gihe gikwiye. Mu burezi rero ni uko hari byinshi biri gukorwa kugira ngo uburezi bwacu butere imbere, kandi tunashima ko n'ababyeyi tugenda tubifatanya tujyana muri iyo gahunda yo gutuma abana bajya ku ishuri kandi bakabona byose bakeneye. Noneho rero mu bikorwa mwasuye rero, ndavuga mu bikorwa remezo, ari akarere kacu gashingiye ku buhinzi, ngira nka 85% ni abahinzi. Rero hari gahunda zidufatanyamo na leta, aho leta yungana mu gutanga amafumbire, gutanga imbuto z'indobanure. Dufite gahunda nziza yo guhuza ubutaka, aho abaturage bishyira hamwe bahinga igihingwa kimwe cyatoranijwe. Twumva mu buhinzi rero nk'uko mwabibonye, haba ku cyayi, yaba ndetse ku bigori, ibishyimbo, ibirayi, ni byinshi duhinga hano, ingano, ni byinshi duhinga, harimo n'amakawa, kandi biteza imbere abaturage. Ariko tukanashima ko abaturage benshi bayobotse umuco cyangwa se bose bakora amakoperative. Dufite amakoperative menshi, iyo ugiye kureba usanga benshi bibumbira hamwe bakunganirana hamwe na gahunda zimwe za leta, nk'uko twababwiraga ikijyanye na mutuelle de santé cyangwa se ubwisungane mu kwivuza, cyangwa se ubwizigamye bw'igihe kirambye bwa ejo heza, cyangwa se ibindi bibahuza. Iyo mu makoperative biroroha. Dufite n'amakoperative menshi cyane, yaba nk'ariya sinzi irimo mwaribisha amakuru yuko uruganda rw'icyayi rwo ku Muri rweguriye abaturage 100%, aho umufatanyabikorwa afite 55% yamaze kugaruza shares cyangwa se amafaranga yari ashoyemo urwegura abaturage bibumbiye muri Copte Muri na Cotevem. Ariko hakaza n'abandi bibumbiye n'undi duhurira mu ruganda rwa Kinihira. Hakaza dufite koperative nini cyane yitwa Yakib, ihuza aborozi b'inka, aho bafashanya mu guhuza umukamo kugira ngo ugere no ku isoko.
tunashima ko gahunda ya Gira yatangiriye hano muri Gicumbi, nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatangije hano muri Gicumbi, kandi noneho tukaba imibare igaragaza ubu ngubu ko ngo 61.7% by'abaturage bacu bafite inka, boroye inka. Ubu tubona ko ku isoko nibura ku munsi tuhageze umukamo ungana na litiro 101,700 birenga, hamwe rirajya mu nganda zitandukanye, twizeye no kubona uruganda rw'amahirwe y'ibikomoka ku mata, aho abaturage ubudeja bamaze gukusanya miliyoni zigera kuri 386 bifuza ko bakunganira leta muri bwa bufatanye kugira ngo urwo ruganda narwo rukore, tukaba twizeye ko rwaboneka vuba. Rero yenda mu bindi bikorwa remezo mwabonye, nka nabizi ko urugamba rwo gukora igihugu rwahereye hano, burariya ku Murindi hari kubakwa mize nziza cyane zahurizwamo ayo mateka, igeze ku rwego rushimishije, aho twumva ko mu minsi iri imbere tugiye kugira ba mukerarugendo benshi baza kureba ayo mateka bitewe n'uko u Rwanda rugenda rwiyubaka. Noneho tukumva hari benshi bibaza u Rwanda, iyo mubona u Rwanda ni igihugu kizwi gifite amateka meza, yabaho tugira uruhare mu kugarura amahoro mu bihugu. Rero abantu benshi bibaza ku Rwanda, twumva rero iyo ushaka kumenya u Rwanda ukwiye no kumenya aho rwahereye mu kubohozwa, cyangwa se iyo liberation journey, cyangwa se urwo rugendo rwo kubora igihugu aho rwatangiriye. Twumva tuzabona abantu benshi, rero tunashima icyo gikorwa remezo kiri gukorerwa ku Murindi. Hari ibikorwa rero byinshi turi gufatanya n'abafatanyabikorwa, yenda ku bantu batazi uko dukora. Hari amafaranga aturuka leta itwoherereza, cyangwa se market funds ziva muri Minecofin n'ibindi bigo n'izindi ministeri, ariko hakaza abanayo twinjiriza, hakaza n'abandi bafatanyabikorwa. Rero nshatse kubivuga ko hari ibikorwa byinshi dufatanya n'abafatanyabikorwa. Bambwiye ko mwasuye umudugudu uri kubakwa ahitwa Kabeza, ari kubakwa inzu 40 zigezweho, ndetse ahantu mu cyaro rwose, ariko hari amazu meza harimo n'ama etage ngira ngo mwabashije kuhabona. Uriya mushinga rero turi kufatanya n'umushinga bita Gicumbi, aho wari umushinga ufite miliyari zirenga 30 zamara imyaka igera kuri 5, turi mu mwaka wa 2. Rero turi gufatanya uretse uriya mudugudu, ubundi tuzafatanya kubaka inzu 200. Bari kudufasha rero gukora amaterasi ndinganire. Ubu tumaze guca amaterasi ndinganire ku buso burenga hectare 600. Amaterasi yikora zira progressive terraces nazo turi zimaze gucibwa ku buso burenga 600. Ubuso buri hejuru ya hectare 700 bumaje kuvugururwaho amashyamba. Nyuma yabonye hari amashyamba ku misozi myinshi ari kuvugururwa, ari gusazurwa, ndetse yanageze ku rwego rushimishije ku buryo ibiti bimaze kugera no kuri metero zirenga 2. Niba mwasuye mwabibonye, kubera twagiye tugira ibibazo by'icyayi, hari amazi rimwe na rimwe akaba, kubera iyi misozi mwabonye dufite, amazi akaba yarengera icyayi hariya. Ubu rero n'umushinga wa Gicumbi kudufasha kwimurira icyayi kiva mu gishanga tukijyana imusozi. Rero tumaje gutera ku buso burenga hectare 40 z'icyayi kuzamuka ku musozi, rwose ku buryo twibwira ko n'icyo gihombo abaturage bagiraga biturutse ku myuzure ndetse n'ubwiza bw'icyayi twizeye ko bugomba kuzamuka. Gicumbi rebye intego yayo ya mbere no kugira ngo dusigasire duhangane n'ihindagurika ry'ikirere. Rero imishinga, ibikorwa byinshi naho byerekeza, bari kudufasha gutanga amarondereza, kwigisha abantu imyumvire no gufata neza y'amashyamba, no kunutema kimwe utere 3, ariko n'ibindi byinshi, yaba gufasha ibigo by'amashuri kubona ibigega by'amazi n'ibindi bikorwa byinshi. Rero tukorana n'umushinga wa Gicumbi. Numva rero mu ncamake abaturage bacu barishimye. Ikibitwereka nuko nko muri bwa bwisungane mu kwivuza twababwiye, akarere kacu n'aka 5 mu gihugu, ndavuga turebye umwaka washize, aho nibura hejuru ya 91% by'abaturage bacu bamaze kwiziga gushyira bari mu bwisungane mu kwivuza. Wareba muri ejo heza turaba 3 mu gihugu, aho abaturage bacu bitabira kandi bitabira iyo gahunda yo kwizigama. Twumvaga rero ibyo byose ari bigaragaza ibyiza abaturage bafite, cyangwa se n'uburyo abaturage bishimira byinshi turi kubakorera. Mu ncamake rero nk'ibindi hafi mbabwiye, aba mu buzima, mu burezi, ibikorwa remezo, nabivugamo mu ncamake ariko duhagaze, ariko abaturage bacu bameze neza kandi turimo turatera imbere. Umuturage agomba kuba ku isonga buriya mu byo dukora byose, aba uko dukora ingengo y'imari, uko duhitamo ibyo dukora abaturage,
uburyo dutorwa n'uburyo tujyaho, ibi byose umuturage agomba kugiramo uruhare. Diwe n'ibitagenda neza, ya accountability cyangwa se kubazwa inshingano, iyo twebwe dukoze ibitajyanye n'ibyo abaturage bifuza, urabizi ko byihutirwa kuba bakubwira bati icyizere tukikuvanyeho. Nuko rero ngarutse kuri aba mushinga niko bimeze, yenda ubwo nawe iyo mbikubwira cyangwa se tubivugana nko kuri telefone cyangwa se twabivuga udahari wagira ngo ni ikinyoma. Nuko bimeze, biriya bikorwa turi gukora bikorwa na Gicumbi, yaba amaterasi ndinganire, yaba amashyamba, yaba icyo cyayi turi gutera, yewe n'imbuto n'iki n'abakozi na manipawa babikora. Ibyo byose turabyishyura, ariko tugahitamo kubyishyura noneho duha n'akazi abagenerwabikorwa bacu. Amaterasi ndinganire izo hegitari 600 ntabwo ari imirima iri aho y'akarere cyangwa se iki, ni imirima isanzwe ari iy'abaturage. Turayicamo amaterasi, nawe ufite umwanya, ufite ubushake akaza tugakorana kizima, nuko tumanza kumwigisha. Nicyo navuzeho ko harimo no guhindura imyumvire, harimo no kwigisha umuntu akumva akamaro k'amaterasi ndinganire. Aho nkatwe n'ubundi nk'akarere kari mu misozi miremire bose barabyumva, ko twajyaga tugira ibijyanye n'amasuri n'ingaruka zabyo twese turarizi. Ubwo iyo tumaze kubigusobanura wabyumvise, nuko rero nukuza waba ufitemo akanya rwose ukaza ugakora akazi, yaba ari umwana wawe, yaba ari wowe, yaba mbese nta nuko tugagushira amaterasi ndinganire mu murima wawe, tugatera amashyamba mu mirima yawe, ibitari ibyawe ntacyo tuzakwishyuza. Ndetse n'imbuto naba nk'urugero, hacu amaterasi ndinganire nyine hatewe ingano, hatewe ibirayi, ngiye mwabibonye. Imbuto ya mbere turayiguha, bakaguha imbuto, bakaguha ifumbire, ugatera noneho byakwera ugasarura. Nuko bimeze, nuko igihugu cyacu kimeze. Umuturage ari ku isonga, nta rindi terambere tubona ridateza imbere umuturage. Nuko bimeze. Na hariya mwasuye mwabonye hari turi kuba ku mudugudu w'icyitegererezo, n'ubundi abazawubamo ni amazu meza. Nanjye ubwanjye ntahamya nkamenya ngo nayiyubakira, ni amazu meza ari ku rwego rushimishije. Niyo mwabibonye, mushaka kuba mwafashe n'amafoto. Ariko buriya abaturage bahakorera, abaturage bari kubakirwa, abafite ubushobozi bagifite agatege, baraza bagakoramo akazi, bagahembwa, bagataha. Ubwo amazu niyuzura tuzayabaha. Nuko bimeze ko yenda sina experience nshya, kuko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatangirije kubaka umudugudu wa Bugesera. Ni ukuri w'imidugudu birane byinshi, dufite imidugudu nyuma mwabonye muva hariya Kabeza, hari n'umudugudu mwasanze hasi nawe ugeretse, amazu ageretse. Dufite imidugudu myinshi rero yubatswe kandi igezweho ku mazu meza abaturage bacu barimo. Nuko bimeze. Murakoze. Icyo navuga nuko nkurikije ubuhamya ibyo ibisobanuro muduhaye n'ibyo ubwacu twiboneye, u Rwanda ruri mu bisubizo rwose, n'abaturage b'abanyarwanda bahagaze ku gasozi k'ibisubizo, kandi turabifuriza gukomeza. Ariko rero icyo nagira ngo mbabaze nk'umuyobozi, hari abavuga ngo inzara, mu baturage ngo bafite ngo inzara, bamwe bakagerageza no kwiha amazina ngo yitwa Nzaramba. Bivuze ngo ni inzara y'akarande. Uko nabonye imirima imeze, uko nabonye umushinga wa Gicumbi n'amaterasi y'indinganire n'ibihingwa birimo, nge ku ruhande rwanjye navuga ko iyo nzara abayivuga babeshya cyangwa bibeshya. Nagira ngo mbasabe mugire icyo mubivugaho, ariko nanone mbasaba guha ubutumwa abari hanze batagera mu gihugu cyangwa batarakigeramo n'abifuza kukigeramo. Igikwiriye ni inama kimwabagira muri iyo myumvire yabo no muri iyo mitekerereze yabo. Yego, urakoze ku kibazo cyiza. Yenda ndabanza nsobanure n'ukuntu duhabwa amafaranga cyangwa se ukuntu dutegura ingengo y'imari, nk'uko nabikomeje wenda mu ncamake dutangira. Ntabwo leta y'u Rwanda ntabwo ishyira imbaraga ahantu hamwe rwose. Biriya twese duhabwa budget, tugahabwa ingengo y'imari mu turere twose amafaranga bitewe n'ibyo mwateganije. Yenda ntabwo twahabwa budget nk'umujyi wa Kigali birumvikana, kuko ibikorerwayo ni byinshi. Ariko ugiye kureba range y'amafaranga ahabwa uturere twose, ubwo ndavuga mu gihugu hose muri rusange, ubu usanga ari amafaranga ajya kungana bitewe nuko ibikorwa remezo mugiye gukora cyangwa se abaturage mufite, cyangwa se, ariko ntabwo bihazamo ibyo binyuranyo ngo umwe ngo amafaranga amwe yagiye Kigali ngo hari ntahagiye. Byaba atari byo n'abafite iyo myumvire, ntabwo ariko bimeze. Igenamigambi ryacu rishingira ku byerekezo bihari, bagiye babisoma. Iyo ugiye kureba NST1, ugiye kuri
niyo bajya muri Google bareba ibikorwa dufite, niyo wajya kuri website ubu ngubu y'akarere, kuko abo ngabo umbajije nshaka gusobanurira babasha kujya kuri internet. Niyo wajya kuri website y'akarere ubu ngubu wareba imihigo dufite, ukareba ibikorwa remezo, ibikorwa twahize kuzakora, ukareba icyo bita DDS, District Development Strategy dufite, ibikorwa turi guteganya kuba twasoje kugera muri 2024. Nibura ukareba byaguhisura bikakwereka ko ibikorwa dufite ari ibikorwa bifatika, bigaragara kandi bidashingira kuvuga ngo Kigali ngo ni Kigali byaboneka cyangwa se hano ntihagire bihaboneka. Natwe umujyi mu bafotorere nizeye ko mwabonye dufite ama etage, dufite ibikorwa remezo bifatika, dufite abaturage bishimye bari guteza imbere mu byo bafite, dufite izo ngana nababwiye. Nako nababwira ko yenda dufite n'ibyiza nyaburanga byinshi. Mbere yuko nkugera ku cyo arambwiye nka message nabaha, biranifuje kuba nababwira ibyiza nyaburanga dufite, kugira ngo n'uwashaka kumva Gicumbi yumve ko Gicumbi nawe ahubwo baze dufatanye mu kwiteza imbere no gukomeza kwiteza imbere nabo ubwabo. Dukora kuri Muhazi ku mirenge igera kuri 4, dukora ku Rugezi, dufite ibintu byinshi byatuma abashoramari baza, ariko tukagira n'akarere kari imisozi miremire kaberanye n'imikino n'imyidagaduro, aho abantu bifuza kubona imisozi miremire. Ibyo byose birahari. Rero kuri message twaha abo bantu, ngire ngo message ikomeye yaturutse ku mafoto mwafashe, ku buhamya bwanyu mwiboneye. Ni ukuvuga ngo dufite abaturage bishimye, ahubwo tukabazwa no kuko wumva ko hari abantu bashobora kuba bibwira ko abantu mu Rwanda batameze neza. Ari Gihe ari umuntu wamaye ubuhamya mu minsi yashize, twaba turi mu biganiro nyine bisanzwe, natubwira ukuntu aba yazengurutse ibihugu nka 5-6 avuga ngo nuza mu Rwanda bazamwica. Ariko so mu yaravuze ati genda tegereje akigera i Kanombe, abo bagenzi be bafite imyumvire nk'iyo ngiyo namazaga ngo ariko se ngo ntacyo uraba. Ubu ngubu yiteje imbere arakomeye, ariko abandi bacyamaza ngo ntacyo ngo barahebye. Nta n'igihari. Iyo uje mu Rwanda rwose dufatanya mu gutera imbere, kandi ahariho hose waba uri mu domaine runaka, leta iragushyigikira. Kubona ibyangombwa biroroshye, ndavuga bitewe n'ibyo ushaka gukora. Hiyo akabamo n'inyunganizi leta itanga. Nk'iyo uri mu buhinzi hari subsidies cyangwa se inyunganizi leta gushyiramo, nababwiye izo mbuto, nababwiye amafumbire leta itanga bunganiye. Turifuza rero ko abantu bumva ko turi mu gihugu cyiza gikunda abaturage bacyo, turi gutera imbere. Ngira ibyo mwagiye mubibona, bumve rero ko twifuza ko baza tugafatanya gutera imbere, guteza imbere igihugu nabo biteza imbere. Bave mu bababeshya. Yenda nabwo n'ubuhamya umuntu yigeze kumpa, aho abantu basigara mu mitungo y'abantu, ugasanga barakomeza kubayobya kugira ngo bataza mu mitungo yabo, bo bakakomeza kwibyaza umusaruro. Yajya kuguha ifoto akihishana ati dore ahantu mba ikunze itariye. Abantu bakiriye mu bintu bitari byabo, ahubwo birirwa babeshya abaturage gutyo ngo bashaka kubaheza iyo ngiyo. Rero rwose duteye imbere, ariko nanone mwizi gahunda dufite za Visit Rwanda, muri izi nama za diaspora, izi nama z'umushyikirano ndetse n'inama zidukorana n'abantu baturutse hanze baje kudusura, usanga batungurwa. Ikibazo cyabo gifite ishingiro, usanga bavuga ko twari tubizi bitandukanye nuko tubibonye. Rero ngiye nk'umuyobozi w'akarere ka Gicumbi ndagira mbabwire ko twifuza kubahamagara abanyagicumbi bari iyo ngiyo, bafite abana bamaze gukura iyo ngiyo, birirwa babwira ibyo bibayobya. Numve ko turi mu karere keza, turi mu gihugu cyiza gifite umutekano, ku buryo nta muntu twaba ngo hano ngo yishwe n'inzara, ngo yarwaye arembera mu rugo, ngo yabuze kujya ku ishuri. Hari gahunda nyinshi zifasha abaturage, kandi nabo turifuza ko baza tukazibanamo. Mwavuze ku bworozi, muvuga inka, kandi turabizi twese ko muri Gicumbi rwose hari aborozi benshi cyane. Urebye aborozi tubatandukanye n'abandi bagira amafamu, wenda ngo ubu ni inka mu rugo. Muri gahunda agira inka ni umuturage wese. Ubu nibura probability ku bantu bize statistique cyangwa imibare, nibura mu ngo 10 wajyamo muri 6 wiziye kubonamo inka kandi kamwe. Ni ukuvuga ngo rero ni inka zigera kuri benshi, ntabwo ari inka zihariwe n'abantu bake, bikaba ari ubwinshi bw'inka. Ariko ni inka ziteje imbere buri muturage. Muri gahunda nziza yo kwitura mu minsi mu myaka nk'ibiri-itatu, buri muturage azaba afite inka kandi imubyara umusaruro. Murakoze. Nanivuze kuri icyo cy'inka, ariko hari aho nashaka kuganisha, kuko hari, niba ntibeshye mu makuru mfite, nuko muri Gicumbi ariho mu gihugu hose hashobora kuba ari umworozi
wafashe icyerekezo cyo korora ingurube kandi bikamuhira akaba yoroza n'abandi. Nk'umuyobozi nagira ngo utubwire kuri gahunda ko guverinoma yashyize ingufu mu bworozi bw'ingurube kugeza aho ishoye akayabo ka miliyari 13 z'amafaranga y'amanyarwanda mu guteza imbere ubworozi bw'ingurube. Murakoze cyane. Uwo mworozi ndamuzi bametashira impumu, yororeye hano hirya mu murenge wa Kageyo, nanamusuye. Ni umworozi umaze kugera ku rwego nawe rushimishije. Iyo urebye ibikorwa bye ukareba, njyamukurikira cyane ku ngendo akora, abantu yoroza nabo n'abafasha baza kubafatira amahugurwa. Ni umucuruzi rwose witeje imbere ku rwego rushimishije, ku buryo n'abantu yenda bashobora gutekereza ngo ubwo bworozi ntaho buragera. Nigeze kumuganiriza umunsi umwe mubaza, yari afite akazi gakomeye, yakoraga abona umushahara ndetse uri hejuru ya miliyoni, ndakeka ko bitewe n'aho yakoraga. Ntabwo ati nahisemo kubireka ndazanya muri ibi. Ariko ubu ni umukoresha uhemba abantu ahubwo amafaranga ajya kurenga miliyoni ku kwezi. Ndavuga individual, umuntu umwe akaba yamuhemba amafaranga yegereye iyo miliyoni iwe yahembwaga nawe akorera leta. Ni amahirwe rero ahari. Nababwiye abafatanyabikorwa dufite duhura mu cyo bita JAF, nabo no mu bikorwa byinshi dukora uretse n'aya mafaranga leta yatanze. Abenshi badufasha mu kuba twaha abaturage n'ubundi ubworozi bw'inka, ari ubworozi bw'inka, hakaza n'ubworozi bw'ingurube. Nta mibare mfite naguha, ariko noneho n'ubwo bworozi bwabo bw'ingurube bugenda buhindura imibereho y'abantu benshi, ku buryo na leta n'abafatanyabikorwa bacu ari kimwe mu bworozi dushyizemo imbaraga tugira ngo duhindure ubuzima bw'abaturage. Ubworozi bw'ingurube n'ubworozi budasaba byinshi, iby'ingurube zirya biboneka ahantu henshi, ahubwo n'ubworozi tubona bwanafasha, twashishikariza abantu benshi. Ingurube iri producinze once ishaka kuguha izindi ngurube zirenga 10. Ibyo rero ni umusaruro cyangwa se n'ubworozi twashishikariza abantu, ariko tunabwira abadukurikiye ko n'ubundi koko buhari, kandi dufashe urugero rw'uwo n'abandi rwose biteza imbere, bugahindura n'imibereho myiza y'abaturage, bakarushaho kubaho neza kurusha. Murakoze rero nyakubahwa muyobozi, twifurije ishya n'ihirwe akarere ka Gicumbi, tubifurije kurumbukirwa muri byose, tubifurije gukomeza gutera imbere kandi mufasha n'abanyarwanda, abaturage ku isonga ry'ibisubizo leta ifata. Murakoze cyane. Twishimiye ndakabadukurikiye bazagira impinduka, cyane cyane abafite imyumvire idasobanutse ku Rwanda, rwose bazakora ikizamini gito basimbuke baze. Igenzi cyo uzagera mu Rwanda azahishimira. Ni igihugu cyiza, ni igihugu abanyamahanga ahubwo bifuza kubamo. Iyo ubona abantu bagenda basaba ubwene gihugu, bijye binabigisha. Umuntu waje agasaba ubwene gihugu akishimira kuba mu gihugu, wowe nyiracyo ahubwo wishimiye kuba hanze, bakagusiga iyo ngiyo wo bakaza kuba mu Rwanda. Hano ni ibintu mu by'ukuri abantu rimwe na rimwe bari kuba barabyigishijwe ariko utabasha gusobanura. Bajye basimbuka bakurikire, bajye ku mbuga, ku website y'uturere, bagenda babona ibikorwa byinshi by'iterambere tuba dukora. Hari amafoto ya benshi tugenda dushyiraho, bakareba za Twitter, bakava muri ibyo ngibyo abantu babeshya mu nyungu zabo bwite, ahubwo bakareba ukuri kw'ibintu. Bazajye basimbuka baze, kandi mbahaye icyizere ko uzaza azasubirayo amahoro nashaka gusubirayo. Ariko icyo nzi cyo nuko nzi ko abenshi baza bagenda bahindura iyo myumvire, kandi abo bantu benshi baza bakaduha ubwo buhamya bw'uko hari abantu bari barababwiye ibindi bitajyanye n'uko u Rwanda rumeze. Nayo nabifuza gutera imbere, kandi tugashima namwe mwanya mwafashe kugira ngo musure akarere kacu. Ubutaha ni muza tuzabazengurutsa tubereke n'ibindi mutabonye, turabashimiye. Nk'uko umuyobozi w'akarere ka Gicumbi bivuze, hari byinshi tutabashije kureba nk'ibitaro bigezweho bya Rutare, aho bamwe mu barwanira igihugu cy'u Rwanda biyemeje gutana, bakaba barabaye ibigarasha bigeze kumenya. Ubu ngubu uwabatembereza muri ako karere baherukamo muri 1994 nta nubwo bahamenya. Hari n'ahandi henshi tutabashije gusura kubera igihe cyatubanye gito, ariko saho gusa Igicumbi twageze, twasuye n'utundi turere twinshi tw'u Rwanda, tukaba twiyemeje kuzabagezaho amakuru y'utwo turere twabasuriye, namwe mukazirebera, mukumva ukuri, mukamenya uko ibintu bihagaze, mukareka kubwirwa amakuru atariyo. Bakunzi bacu, ntimurambirwe mutugahe guhera gusa. Ibiganiro byiza byo kubakumbuza igihugu cyanyu ku bataheruka, ndetse no ku rubyiruko rutigeze rugira amahirwe yo kuhasura, birahari bihagije. Babanga mwabo namwe nimwikubita agashyi, mutekereze neza,
mwiyumvishe ko mwari mukwiye kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyanyu cyababyaye. Abwirwa benshi akumva bene yo, kandi ngo ubwira wumva ntavunika. Mugire ibihe byiza, naho utaha.